ikaturinda inzara z'intare. Haleluya! Hari intare Imana yaturinze, intare y'impanuka, intare y'uburwayi, intare yo kwambara ubusa, intare yo gufungwa. Iyaturinze mu nzara z'intare, izabana natwe muri 2020. Muzamura indirimbo, dusigaje iminota 3. Akira ishimwe ryanjye, yewe Mana, umvise gusenga kwanjye, yewe Mana we, umvise gusenga kwanjye, yewe Mana we, yewe Mana we. Akira ishimwe ryacu, yewe Mana we, yewe Mana we. Akira ishimwe ryanjye, yewe Mana, yewe akira ishimwe ryanjye, yewe Mana, yewe akira ishimwe ryanjye, Duhindukira turaba hariya. yewe akira ishimwe ryanjye, akira ishimwe ryanjye. Agira ruguru, ayiwe akira ishimwe ryanjye, ayiwe akira ishimwe ryanjye. Haleluya! Haleluya! Turambura ibiganza tuvuga ngo akira ishimwe ryacu Mana. Abacuranzi murafatiraho, yazajya. Dusigaje iminota 3, tugiye kureba hariya nanone. Zamura indirimbo, curange. Akira ishimwe ryanjye, Mana Mana we, nukuri akira Mana Mana we, twese akira Mana Mana we, wowe wumvise gusenga kwanjye, Mana Mana we, wumvise gusenga kwanjye. Tujya kubyina twese, wumvise senga Haleluya! Haleluya! Noneho umuntu wese agiye kureba aho atuye, aho waturutse, aho imitungo yawe iri, bariho ureba. Dusigaje umunota 1 n'amasegonda. Dukoresha amasegonda, turaririmba ureba aho utuye, aho iseta yawe iba, aho ubutunzi bwawe buri. Tuvuga ngo akira ishimwe, waraturinze, warabirinze. Umunota 1 gusa. Mana Mana we,
amasegonda. Mutuze mwese, harabura amasegonda. Tekereza iby'Imana yakoze 2025. Mutuze, harabura amasegonda. Yakoze iby'imbaraga. Haleluya. Zirageze, zamura isengesho. Haleluya, haleluya. Mugihagaze, reka tubahe irindi jambo. Mwongere mwakire ubuhanuzi. Yego, mu gitabo cy'Abalewi, muzamure ibiganza mwakiriye umugisha uri muri iri jambo. Mu gitabo cy'Abalewi, ibice 26 ku murongo waho wa 11, mwakira uwo mugisha. Iri jambo riravuze ngo, nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Umutima wanjye ntuzabanga. Uravuga ngo umutima wawe ntuzanyanga. Umutima wawe, vuga ngo umutima wawe Mana ntuzanyanga. Umutima w'Imana ntuzabanga. Umurongo wa 12, nzagendera hagati muri mwe, mbi Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Haleluya. Imana yemeye kuzagendera hagati muri twe, kandi iratubwiye muri iri joro ngo umutima wayo 2026, umutima w'Imana ntabwo uzakwanga. Imana izagendera hagati muri mwe, mu rubyaro rwawe, mu muryango wawe, mu nshuti zawe. Umutima w'Imana ntabwo uzatwanga. Duhereza Imana icyubahiro ku mutima w'Imana utazatwanga. Haleluya. Umutima w'Imana ntabwo uzatwanga. Haleluya. Hereza ikiganza mugenzi wawe mubwire ngo karibu muri 2026. Haleluya. 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 Reka werari sari hehe.